أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muri surati Taha aya y'ijana na 24 Imana iratubwira ngo bismillahir rahmanir rahim ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر tuzamuzura ari impumyi. Mana nyagasani, turinde kuba mu birengagiza urwibutso rwawe ku mpamvu iyo ari yo yose. Muri aka kanya kubahitse, buri wese unyumva anashoboye kuba yasoma Qur'ani, ndamusaba gufata Qur'ani mu biganza bye akarambura muri surati Isra, ubundi tukaganira. Surati Isra ni sura ya 17 muri Qur'ani ntagatifu. Ni munyemerere dufatanye gato gutekereza ku murongo mutagatifu wa Qur'ani, aya ya 64 yo muri surati Isra. Nyuma yuko Imana yirukanye shitani mu ijuru ikayibwira ngo bismillahir rahmanir rahim idhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura, genda shitani wowe n'abazakuyoboka muri bo, igihano cyanyu mwese n'umuriro utazima wa jahannam, igihembo kibakwiriye. Muri aya ya 63 surati Isra. Navuga ko nta kindi cyo kurenzaho hano usibye gusingiza Allah nyir'ubutungane, nyir'ubutagatifu bwuzuye. Imana ni nziza cyane, ni nyagasani w'ibiremwa ijana kurindi, koko ni inyempuhwe kuri byo, uwabihinyuza niwe wazana gihamya. Ndavuga ibyo kubera ko nyuma yuko Allah atubwiye atyo, ntiyarekeye aho, ahubwo yakomeje anaburira mwene Adamu, amwereka inzira shitani ashobora kumutegeramo imitego y'umutindi. Njye sinifuza ko waba mu gikundi cya shitani, njye sinifuza ko waba mu gikundi cy'abo shitani azashobora. Ni nkaho Allah yakavuze atyo, ahubwo dore inzira shitani azifashisha ngo akuyobye, uramenye uzazigendere kure wibungabunga, uzagaragire njye njyenyine gusa. Ibyo tubisanga muri uyu murongo wa 64 aho Allah akomeza agira ati wastafziz man istata'ata minhum bisawtik وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. genda uzigarurire abo uzashobora muri bo wifashishije ijwi ryawe, unabagabeho ibitero wifashishije ingabo zawe zirwanira ku butaka n'izirwanira ku kigenderwaho icyo ari cyo cyose, kandi uzanagire imigabane mu mitungo n'urubyaro byabo, unabasezeranye ibinyoma. Mumenye ko rwose shitani adatanga isezerano uretse ko riba ari ikinyoma. Iyi aya iradushyirira ahagaragara amayeri n'imitego bya shitani hamwe na bimwe mu bikoresho yifashisha mu kazi kayo.
nubwo tubona shitani ariyo ibwirwa muri iyi aya, ariko mu by'ukuri usesenguye neza usanga uyu ari umuburiro Imana yashatse kutwihera. Mu Kinyarwanda baravuga ngo urabe wumva mutima muke wo mu rutiba, cyangwa se bakagira bati agapfa kaburiwe n'impungu. Ni nk'aho Imana yakatubwiye iti bagaragu banjye biremwa nkunda, dore inzira shitani azabategeramo imitego ye mitindi, bityo rero muzazigendere kure, ntimuzigere muca izo nzira n'umunsi n'umwe. Iyi aya kandi iratwereka ko izo nzira shitani ategeramo abantu ari izi zikurikira. Hari gahunda ziyobya abantu ku isi, zigakorwa cyane cyane hifashishijwe ibyuma bisohora amajwi cyangwa amashusho, twavugamo nka televiziyo, radiyo, cyangwa se bikanyura mu ikoranabuhanga rya interinete n'ibindi. wastafziz man istata'ta minhum bisawtika. Ikindi tugomba kumenya nuko shitani ifite ingabo n'abayifasha benshi cyane, haba muri twe abantu, yewe no mu bindi biremye nkayo. Abo bakozi bayo bose bayifasha mu kazi ko kuyobya umuntu. Muri bo harimo abakorana imbaraga nyinshi n'umurava, kandi umusaruro ukaza ari mwinshi cyane ku buryo bugaragara. Aba bagereranywa n'indwanyi zirwanira ku mafarasi cyangwa zifite ikindi zigenderaho, bitewe n'uburyo bakora akazi kabo vuba na vuba. Hari abandi nabo bakora gahoro gahoro bitonze, bakazagera ku musaruro ariko byabanje gutwara igihe runaka. Abo nibo tugereranya n'ingabo zirwanira ku butaka, bitewe n'uburyo batinda gusoza akazi kabo. wa ajrib alayhim bi khairik wa rajlik. Gufatanya na shitani umutungo n'urubyaro, ugasanga mu mitungo yose utunze harimo 40% bya shitani. Abana bose babyaye saba w'100% ni aba shitani. Mu byo utunze iwawe mu rugo hagiye harimo imigabane ya shitani. Subhanallah. Shitani ibona imigabane mu byacu igihe tuyemereye kugiramo iyo migabane. Urugero rworoshye, tuvuge niba hari amafunguro wagombaga kubona mu buryo buziruwe, warangiza ugahitamo kuyashakira mu buryo buziririjwe, menya neza ko uhaye karibu shitani ngo iyagiremo imigabane. Niba washoboraga kubona umwana umuhawe n'Imana, warangiza ugahitamo kugana iy'abapfumu, menya neza ko uwo mwana utunze atari uwawe 100%. Shitani imufiteho umugabane. washarikuhum fil amwali wal awlad. Mu nzira shitani itegeramo abantu, haraza kandi gahunda zigamije kuremaza imitima n'ubwenge by'abantu, nazo ubona ko zikataje cyane. Uko isi igenda itera imbere niko zirushaho kwiyongera. Twavugamo nka gahunda z'umupira w'amaguru, amafilime, imiziki n'ibindi byinshi cyane bigamije kwangiza imbere muri twe no kutwibagiza inshingano zacu nyamukuru twahawe n'Imana muri iyi si. Ugasanga nshobora kubyuka mu gicuku nkafata umwanya wanjye ndeba umupira w'amaguru, nyamara ndi unanirwa kubyuka muri icyo gicuku ngo nkore salatu layl cyangwa tahajjud. Nshobora kwiriza umunsi wose nirebera filime z'amaseri nk'ijana, nyamara byarananiye kuba nafata iminota byibuze 10 ku munsi ngo nkore zikri. La hawla wala quwwata illa billah. Iyo bigeze ku muziki noneho byo biba bindi cyane mu rubyiruko. Buri segonda ekuteri mu matwi, nta kindi yumva usibye indirimbo zasohotse uwo munsi. Iyo mfunguye radiyo mpita mpindagura urushinge nshakisha ahari indirimbo cyangwa ibiganiro by'imiziki. Subhanallah. wama ya'iduhum shaytanu illa ghurura. Mana Nyagasani, duha imbaraga zitabira ibyawe kurenza ibindi byose. Mana Nyagasani, dushyire kure y'imitego y'umwanzi shitani.
Mana nyagasani turagusabye ngo utuyobore inzira igororotse kubw'impuhwe zawe. Mana nyagasani tubabarire ibyaha byacu kandi uzadukuremo roho zacu ari uko wabanje kuzisukura. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ukuri rwose ko iyi Korani iyobora ku gifatika gishinze imizi kurenza ibindi byose, kandi ikanaha inkuru nziza abemera bakora ibikorwa bitunganye ko bafite ibihembo bihambaye. Ndumva naba ncumbikiye hano, tukazakomezanya ubutaha aho tuzakomeza kuganira no gufatanya kugira icyo twunguka kuri imwe mu mirongo yera ya Korani. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe aho muri hose. Mbifurije ibihe byuje inema n'ubuntu by'Imana, kandi mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Walhamdulillahi rabbil alamin.